rwageze bigarama rwangaramo umurenzi wo kurwanamiza umutwaro utangira muze ngabo yanze gushira amakenga ati ndi inkera y'abeza atoni icyogere mu kuba ntagome ntabaza nyiri cyubahiro mu igogo nimu bitaro utaganira imbara tutaramye n'ingenzi baririma rwamo batabaza gushaka kutagira imbeho mu nda yego aha hari hebe hari inyange zirusha kwera hari inyamibwa yakuze neza ngwini wacu baragushaka iyizire sine ya mwiza uw'imico myiza idasanzwe niwe nyabusumba zimfura intege bwiza bwanyu ndutira buhose hari hebe hari inyange zirusha kwera hari inyamibwa yakuze neza ngwini wacu baragushaka ngwino se nyamuseka zigashoka iyizire bibero by'uruyumbu ari hehu wantwaye umutima ngwino nyabusa nk'ubwabire gaju ndaje ngusanga dore nyiramuye uko areshya ngo guhobera n'urukundo ndoro yabeza uruje ndi mu bakobwa hari hebe hari inyange zirusha kwera hari inyamibwa yakuze neza ngwini wacu baragushaka bavandimwe n'inshuti mwugurure baraje dore abageni beza mwugurure baraje itambuka neza maze intugu ziremesha uyu munsi ni uwanyu mwugurure baraje ngo abana bacu batweretse ibirori nimukimbagira ababyeyi babarore abategarugori baravuza impundu abagabo nabo bari kunyinato mwugurure Bagema bano bantu twe kumwe muri iki gitaramo bari bagutegereje ko watutumyeho kuzaza muri iki gitaramo bari bagutegereje we witegura hari ibibazo bambwiye ugiye gusubiza nababwiye ko uri buze ya ntacyo ibibazo se aho biriko n'ibisubizo biba bihari none ubuki ubu nawe ubonye ko ari uburyo musome kuruta imfubyi we kwibwiriza kurira ubu buki se ubundi urumva ntabusomye nabugera gusa nabwisiga ongera usome ariko wagira ngo zarishije muri nyamwisi gusa nubwo twakubikiye umuryango wajemo kandi ikindi ni umuryango ugira amafunguro menshi ntabwo ari havuga imana wenyine yajanye n'iyindi sibo babanyuremo ariko babanyuzemo ijisho hanyuma babakire neza bagubwe neza kandi nabo bicare bagubwe neza murabyumva ko bakagera ku isanga hanyuma rero njyewe reka mbana mureke umuryango wanjye mubi ntabwo nshaka ko muyise umuntu uzi ko yaje hano mu nakume mu mazi ayo sinyashaka ntacyo murekeraho umuntu wumva adafite ishyari nakume mu mashyi noneho abarifite n'ababonye barakoze cyane rero abasaza baganiriye neza ariko dataganiye neza cyane aravuga ati nakiriho tungana ariko ibyo kunywa n'ibyo kuvuga ngo muzirike kirekire ahubwo ibyo kunywa ntabwo bizirikwa data ntabwo nawe ari nka padiri arimo arasoma ku karahure yarangiza akanahanagura ngo atagira undi muntu usoma
hanyuma rero ndagira ngo abazituzi ahubwo rero sasa nimuzitire bigere kuri buri wese ariko datumbyara nanjye ndi hano ni ukuri buze kugira gutya agafata urugohe rwo hasi n'urwo hejuru akaruhuza akaza kubyumvira rimwe imana ibambere umugisha mutambuka mwakira n'abandi barahangana zana inzoga nzana iyindi mwana wa mama uziture macare warubuzacyuka base muzigura nzamusabe sayima ndabizi gamanzi nararaye ndiruka bumimba mwana wa mama iganiri ndirukeri nabazaga abana umuco ni umugozi udacika w'umunyarwanda kandi uba mu bantu ukorera mu bantu kandi ukabana nabo uwo mu muryango umuco nawo ni umunyamuryango kuko ubana n'abanyamuryango abandi rwose buri ntore si n'ibyo gusa ngo agahugu katagira umuco karacika niba mvuze ngo bakire abantu bazanye navuga imana bakirwe rwose nibyo nasabaga nazanye bigendana n'itegeko gusaba hari igihe biba bitinda bikazaho n'itegeko nazanye intwererano kuko tumaze iminsi turi mu muganura ariko noneho nzanye na kizigenza ngo amatama masa ntajya asabira nk'igisigati iyo se ni kizigenza ahangaha harimo kizigenza nawe urabona ko ibibindi bitandukanye ariko aho harimo kizigenza iyo ni ibitoki cyangwa ni amasaka iyo ni inzoga y'ijambo rwawe ushobora kuba ari ubuki butazwi ukwezi kose ushobora kuri gupfundura ukumva ibyo ari byo ubwo si inturire inturire kiba ari ikigage ahubwo byibura ucishirije wabwita ubuki naho unayise inkangaza urumva ubugeze mu gaciro kari hasi y'ako ngako none se ubwo babwita ubuki cyangwa umuvinyo ubuzima buryo reka mbanze numve naza kwakira ibintu nabifite ubushobozi uravuga ngo ni iki iyo nzoga iyo ni inzoga y'ijambo ryagira ijambo ni inzoga y'ijambo ni inzoga y'ijambo ryagira ijambo ubwo kuvuga ijambo ngiye kuvuga ndabanje ndarisasira niba nakubwiye ngo amata mu masa nasabire nk'igisigati nabonye iryo jambo ngomba kubanza kurisasira nkarisegura hanyuma nkabona uko mvugana nawe ariko warantuye nanjye sindagutura ubwo niyo mpamvu ngira ngo byibura nawe bapfundure ko ubuki nawe urimo tuganire pfundure none reka bakureho urukoma reka tuyumve reka baduhe ikindi kirahure hanyuma tuyumve dusangire numve ko ikwiriye iryo jambo avugemo ntangiye kandi bihesha abizera imbaraga ndebe kutitura hasi oyasoma wa nzoga we n'umuzigizigi ntabwo ari ko utaze amezi atandatu ntabwo ari icyakwangiza ubuzima sinzi kurimo bituma urimo kubira ariko ibi biganza urimo bigufate n'umfate birasengwa n'undi mutware cyangwa akayengesha nyine nose ubwo urumva yaba yarenzwe nande ni ukuyenga ni ukuyenga bakongere aho kugira ngo ubone ngo ni ukubenga ushobora gusomaho agatama kamwe utarayumva neza ukagira ngo ntiryoshye ariko iraryoshye ni ukuyenga bakongere ntabwo ngusize ndagusanze icara ndamanze numve karyoshye ko katarya umwe se uteze yombi ya nzoga
yanze arikuye ijambo niba ari ukumwenga bajye bakomeza bige ko nuko murakazi akumera amashyi rwose iri jambo rivuge ntugire na ritoya usiga rwose rirasasiwe birumvikana murakabyara umuntu yanga neza ariko wavuga imana ngeze yombi uwayitaze hagana yo twayitaze hejuru aho bita ku rusenge twirinda yuko yazagana cyangwa igakariha kugira ngo izagere ku mutware ishimishije kandi iryoshye ariko kandi umuntu ayinywa buke buke akaba yayinywa n'ukwezi itaragira ikibazo cyo gusharira cyangwa cyo kuba yakariha ariko uyu mwana urimo kuduhuza yumvishe mvuga ngo iraryoshye iyi nzoga rwose ikwiriye ijambo akirumva nawe muri uru rugo urayumva hanyuma banyakubyara buri umwana agira agakongoro ke iyo data ambwiye ngo nitone ku nkongore kandi ntaramera ubwanwa ntabwo nabikora ariko abigize neza ngo ni ingano yewe ndumva kwiye ijambo ko ntabwo nambara ku nkongoro ya data nshyizeho ugutwi koko ndumvise buriya abana bubu ari umuntu wumvisha umunwa data yarangerageza ariko ntabwo yanshobora yego data nyakubyara rero wamfura we umusore bita dusomane ngo yagiye kwa nyirabukwe bamuha inzoga mu ruhongo ibyo bavugaga ngo ageze imbere ya nyirabukwe bamuha uruhongo yari arenze umusozi wa mbere ageze kuwa kabiri uruhongo ariranga bamukubitira urundi mu ruhu ariranga ngo ayimirana n'ijambo yari azanye kubabwira ngo ntibiteka agatangira kubwira nyirabukwe ati rero nuseka ndagusoma nutema ndagutema hanyuma rero sebukwe bazagaruke ati dore iki cyohe nyirabukwe ati uyu mwana namukunze aganira neza hanyuma rero datajya kubyana yumvise hanyuma buryo umuntu wese ngakirana n'abo bangana uriya musaza umusangirangendo sinabasha no kuvuga izina rye bitewe n'ukuntu ryiyubashye musaza nyakubyara inshuti ya data nabonye ufite ubuhanga buharaze umucyo mu rwanda rw'ubusisi ni ukuri nabonye ari umugabo ahubwo nuba mfite icyifuzo nasaba mu gitaramo nk'iki ni ukuri nagira ngo mbabarire umubare mu kiganza nkubwire ibyo data yarantumye ntabwo ari ikiganza gusa reka asuhuze urubavu narwo ruzagane n'urwanjye kuko nta mategeko abihana ngaho nimumpurize ibiganza bye kurungejuru kuko murakoze cyane imana niyo itanga umubiri kandi igatanga n'ubwenge kuko ubwenge yarabuguhaye n'umubiri izawuguha kabyara ubundi se yaduhaye watubambiwe umusaraba yakwiriye ariko uyu musaza aho ntazi ibintu byiza ntabwo mwamuha amashyi nk'uko abyara ndagira ngo by'umwihariko umuryango wanjye umuryango mugari nk'uko agira imana mwe data yambwiye ati nyumvira nkubitseho ugutwi kunyohereza kuri uriya mugabo nawe anyatuyeho ibintu byiza ntimwabyumvise abafite ishyari rero ko ngabanye ni akazi kanyu ntimukome mu mashyi ariko abadafite ishyari muba mwishimiye ko bari cyaba imfura nka data rero imfura nzima kandi imfura mu zindi data yakubwiye ngo aguhaye ikiganza ngaho ugera intoki bijyanye n'uburyo mwabikoze yakubwiye ngo isanzure nivuze mw'ibi ry'abato kugira ngo wumve ko ibyo mvuze bihere uburenganzira na data ubyara ndetse n'umuryango mugari reka wumve amashyi bagiye kukwakira ntabwo mubyumvire murakoze kumva uyu mwanya ngo nganire n'imfura sanze tubanje kubashimira uburyo mwadufashe mwatwakiriye mwatuganirije ariko tunabashimira ko mufite umuco wicaye ku muco babizi mu gihe cyatambutse Joseph nohereje intumwa muri uyu muryango wanyu ngira ngo mbasabe irembo rizinjiramo inka rigasohoka abageni hanyuma ibyo murabinkorera ndagenda nirinda kuba sendataze ndagenda ntekereza uburyo nzagaruka none kandi Joseph nagarutse kuyavuga siko kuyamara ariko iyo tuvunaguje akwirwa mu ruhago twicaye ku muco ducogoga amagambo cyangwa ducogoga ibitubangamiye twari turi ku muganura utambutse muhungu wanjye yarambwiye ati data ndafite ikibazo cyo kuba ndara mu kirambi
intama zikankandagira izindi zikaganga, nashiduka ngashiduka numva byabaye bibi. Imana yarambwiye ngo si byiza ko mba jyenyine. Ntabwo ntese mwana ko tubana muri urugo uragira ngo uzabane nande? Ati ndumva ndambiwe kuba ingaramakirambi. Ati nanjye ndashaka uryama ibumoso bwanjye. Ati nanjye najya nkora nkumva sindi jyenyine. Ati kuryama ku buriri bwa jyenyine bumbuza ibitotsi, mbese nkabyuka numva ndambiwe kuryama. None wambabariye? Ati ko nabonye urungano rwanjye, ati nkamureba nkamubengukwa, ati nkumva nshaka kuzabana nawe ubuziraherezo tukabana akaramata, ati akankunda nkamukunda tukazabyarana abana. Ati ntabwo wajya kubimbariza muri wa muryango wo kwa Joseph, hanyuma mu gihe gikwiriye za nka muteganya kunkwera mukazitanga, hanyuma mwamara kuzitanga nanjye nkabona umukunzi. Ese wa muhungu we, ko Joseph agira abakobwa benshi kandi beza, waba warabengutswe uwitwa nde? Aravuga ati ese ubwo najya kure iyo uzaba akiriho? Ati uzaba akiriho n'uzarubara. Ati kandi ati Josephina uko umutima uteye mutekerezaho, kandi ngasanga aberanye n'ubugingo bwanjye. Aravuga ati ese wa mwana we ko wabaye umusizi ukiri muto, igihe cyaba ari iki? Ati umutima usobetse amaganya ntujya usobanura amagambo. Ati papa rero ibyo nkubwira ni ukuri. Ati Josephine ndamukunda, ati kandi nawe arankunda. Ati ubwo rero mukora ibishoboka byose twe kuzaba babiri ahubwo tuzaba. None Joseph rero rya rembo nyine nasabye ryinjiramo inka rigasohoka abageni, ryo ryatumye ngera muri uru rugo. Ntabwo ndi buvugire menshi kuyamara, ariko ngwararekwa ntashira. Kabyare abantu havuga Imana yadusanganye mukoma amashyi garabo bazanye barayamwimye. Havuga Imana ayo mashyi nayo bagukomeye abantu badusanga mbone baryumvishe neza. ntabwo bayimanye kuko iryo jambo riri mu cyifuzo, ntabwo riri mu butware. Ubwo bari bibagiwe, ahubwo bategereje ko ijambo uri buvuga niryo rihabwa agaciro kurenza irindi. Niryo rikurerega. Erega burya ntawe usaba uwaruta, ahubwo usaba ukuruta. iri kuru niryo wari ufite havugemo. Oya, iri kuru niryo uri buvuge, niryo uri bubanezeze. Hanyuma ukumva bavuye n'ahandi bagakora mu gace k'umuco bagashyiraho, urumva nyine nawe urabyuri bubyumve. Nako sindi kubavugira uri bubyumve. Ariya abantu mwazanye nabwo ubwo niba ariko babyumvishe, reka tuhaherera ahubwo tugaruke ku byo wavuze. Bashyizemo gusaba, nibyo? Ntabwo najya kure y'umuco, ndasaba ni ukuri. Ni ingeso se cyangwa ni umuco? Gusaba ni umuco, keretse gusabiriza aribyo tudakora. Gusaba ni umuco. Nacyo kirasubijwe. None se havuga Imana kumva rwose ni umuco, birumvikana. None se ajya wavuze ngo urimo gusabira umuryango wo kwandi? Umuryango wacu mugari ni uwa Karemera Aroni, niwo waje gusabira, niwo dukomokamo. Yego. Hanyuma uhagarariye uwo dusabira, umusore nsabira, yego, yitwa Jaime Karemera. Yitiranwa na se ukabyara. Yego. Wahawe nyabukuru, kandi n'iryo jambo uvuze ni umuco nk'uko wabivuze, kandi ni umuco natwe dufite. Kwa Nehemiya natwe turasabwa kandi tukanatanga. Ariko uyu munsi iryo jambo ukimara kurisasira kandi rikemerwa kugira ngo rize gutambuka hano, kugira ngo byaberaga ku mugaragaro, ba nyirasenge b'uwo mukobwa bari bahari ndetse na basaza be babyumvaga, kandi rwose birakwiriye ko hari icyo bari bugusubiza. Ariko kandi uyu mukobwa arahari muri uru rugo, arahari. Sindibuze kukubwira ngo nawe uhari.
arahari urumva senge barahari, ahubwo nagira ngo aba bagabo turi kumwe nabo urabona ko basesha akanguhe, reka bampe igitekerezo numve niba bumva iryo jambo wavuze rihabwa agaciro, ubwo turabyumva. Reka twumve uyu musaza ukuntu ari buze kubisobanura, muze ubyumvishe gute. Shyiraho neza. Hanyuma murumva ko birimo kugenda biza, bivuye hasi bigeze kuri 30. Egere hino nawe agira ikintu abivugaho, ngo nabo tubahe twumve ukuntu babivugaho. Umukobwa nibo bamuprotokora, nibo bamuha amabwiriza, nibo bazi kwangana, nibo bazi niba agejeje igihe cyo kuva mu muryango akaza mu muryango w'iwanyu havuga Imana. Wabize rwose nakwishimiye, waneretse neza, numvisha uzi kwenga, kambaze nyirasenge numva ukuntu abivugaho. Ikintu cya mbere ni amakuru. Yewe havuga Imana, bya bintu ndumva biri buze kugenda neza. Ko aranejeje kandi arashimishije, ko horoheye naza asanga ahangaha. Maze rero banyamuryango kandi inshuti zacu, arishimira ya maboko akomeza kureba imbere. Yego, reka bagukomera amashyi. Ndabona atari icyumya rwose, ndabona yasubiriye. Imvura igwa nisubira, kandi gushimira nabyo biri muri wa muco twavuze tuvuga. Abahungu ni bahungu batanu, ni bantu bane, bengera kuya muri kinzu byahagije, ariko ndimbo mwandakariye ibyo nakoze byose ntacyo wamara, wandakarira utandakarira. Icyo nzi nuko Imana irankunda na data arankunda, Jaime ndagukunda rero nawe ndabona turenda kungana. Generali rero urabizi ntabwo ushobora kurusha Marishari amashagaga, ngende Marishari mu mapeti, ubwoko bw'amahoro ndi umushuri. Hanyuma rero ndagira ngo uko uhawe peti, abo bose ubona ikoti zawe niba private basageti, hera kuvuga mu gihe cy'ubwoba tuvuga igisozi tuvuga tuvuge karo hari dutoje murahazi tuvuga hari karo yavuba maruka nakohereye Nyaruguru, amwohereje Nyaruguru kuko ari hakorera. Hano wewe wegeranye nawe afite ubwoba cyane. We karo Rusizi hano Rusizi yego Rusizi fata Nyunguru mwohereze Nyagatare uze gusiga pari ntakorwa. Fata Nyunguru rero ujye kubita umujyana ahantu Ijumba benda Jumba ngawe kugera natanga abapeti agati kumanuke abadipolize bose. Hasigaye rero umugabo bari kumwe, uyu mugabo bari kumwe rero ngo barahira nuko bazakundana kumwe, nahitenya amabuye uzazahitenya amagufa, ubakunde barashobora kwereka amukunda. Yaranamubwiye bari bajya kumuraza ngazaba mwegereye. Ubwo rero uwo mugabo mugende mujye hariya. Uomana yagiye he gosi cyama ngongera kumubona. Uomana yagiye he
mwiriwe murambabarira njye ntabwo ndi Josephine ariko batubwiye ko data mushaka mu gitaramo twari benshi mu gikari aravuga ati genda ukesha ibirori ndumukesha ibirori muri uyu muryango genda twishimire hanyuma ati genda batarambirwa natwe turaje basize bitegura ba nyirasenge na ba nyina wabo baraje nabo ntimundambirwe rero yabanza kubyangira bimwe by'amasoni y'abakobwa ariko ubwo yatahaga asenga ati Mana yanjye mubwire urukundo narashimye atunyemerere udukomeze yagiye abanza kubyangira bimwe by'amasoni y'abakobwa ariko ubwo yatahaga asenga ati Mana yanjye mubwire urukundo narashimye atunyemerere udukomeze urukundo we urukundo turirimbe twese urukundo mbabwire bateye urukundo dusingize twese urukundo Josephine yashimye urukundo yirirwaga kuririmba anyuza amareba amafoto yawe yaja kuryama agasenga ati nk'ubu munsi niryari Imana niryari nzisangira uwo nkunda yirirwaga kuririmba anyuza amareba amafoto yawe yaja kuryama agasenga ati Mana umunsi niryari umunsi niryari nzisangira Karemera urukundo turirimbe twese urukundo turirimbe bateye urukundo turirimbe bamba urukundo umukobwa yashimye urukundo turirimbe twese urukundo Josephine yashimye urukundo. Aya masibo yabanje ni ba nyina wabo baciye akenge bamutoje, inyuma hari indi sibo y'abarumuna be batorejwe hamwe. Utumutima gukunzura kumbuye chonguka utamasora kubonye wanuise ati niwe utamatwi yakumvisa
niwe nkwereka aragukunda utikanda aragushaka mukunda umushaka umwifuza hafi yawe nyaruka nyarukirayo mwumvishe neza utincutiye utitekereza ibyishimo yagira abonye umugezeho uti nibura n'ubwo gusa byaba akanya gato ngwerega aragukunda utikanda aragushaka utumukunda umushaka umwifuza hafi yawe ngaho babyara be banguka 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 umukunzi wawe yishwe n'irungu banguka 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 umukunzi wawe yishwe n'irungu banguka 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 umukunzi wawe yishwe n'irungu yanze gutamira yanze no gusoma ntakora ku munwa ngo ntabyo ashaka kereka kubonye yanze gutamira yanze no gusoma ntakora ku munwa ngo ntabyo ashaka we ni wowe ashaka araje nimumurebe we araje ingabire wacu we araje n'inseko nziza we araje umwiza wacu we impundu nizivuge impundu nizivuge tumwakirane urugwiro shenge abagira imana babaye umugeni shenge bene imana yiboneye umugeni mareba temba wa maribori njye naramubonye agorora ikimera akebutsa byenda y'icyo kibibi icyamubimbuye mu buranga kikamurangiza mu gituza kikamutembera mu mukondo numva inkongi ndemye mikomi ikibatsi cy'impama mu gihumbi n'igicumbi igicu nituze n'igicaniro cy'urukundo yarugukwiza rukakotsa nunakanguke ngurwikure ukarwitegeza rugatwiko kumuririmbo gashuri kumuririmbo gashurimbi joro rikimu kukimuratuwanyiranura n'ibinda akamumwanya wo kumuhimba namuhera mu gihumura umunsi ukira yimuhugiyeho naramubonye avuna umuringa ndahoswe atangira kariri imbasanza rihogoza ndatuza nkomeza kumva uwo muhoga atunze wowe hogoza n'ubu nagura yewe uririmba neza bavuga yuko beza ngo bakiruka mu myaka yose nyamara Josephine n'ubu ntabwo aragahinduka
twese Nyamibwa y'igikundiro bituma murata nyamibwa y'igikundiro. data mutubabarire twatinze ariko umukobwa wanyu mwatumyeho ngo aze mu gitaramo arahageze nimuze mumubwire icyo mumushakira. Muratubabarira ko twatinze twari mu mirimo y'abakobwa. Murakoze. Mubyeyi mwiza, mubyeyi mwiza, data ubyaro mushiki wanjye. N'ubundi rero uba nguhaye ikiganza nawe gera intoki. aho ubusanze nubwo murumuna wawe yaririmbaga ariko yari arimo kuduhoza amarira ubutwari se. Ndi kubona bano bantu bose bari hano baranganyamo amaso, banza urebe hano kuri uruhande nari nicayemo, kinguruka rebe hariya, bariya bantu urabona ko ari abo mu muryango. Hanyuma uraza kureba bagukinguruke urebe Imana. Hanyuma avuga Imana, ubu yaje avuga ijambo hano riraturiza twese. Barabagara ureba hariya barize, ubu nawe niwo usigaje kurira. Nubiyumva urarira, reka mwibarize mbere y'uko urira. Umuntu bita Karemera uramuzi? Ubivugire imbere y'aba bantu, ndaguha mikorofone ubivugiremo kandi uvuge cyane, nushaka urire ariko reka muhiyange ubugemo. Ni umuntu witwa Karemera, wumve ko bahoze bamuvugana, ndagusobanurira iriye. Urabyuka uramuzi? mukoma amashyi baramuzi. Hanyuma Jose hamwe na ba nyogosenge hamwe n'umuryango mugari na basaza bawe na barumuna bawe bose na bakuru bawe biteraniye muri iki kirori, muri iki gitaramo nk'uko urimo kubibona. Hariya hicaye umusaza avuga Imana agiye kuza arize, niba amarira narahagarara kugenda rwose. Yahereye kare yazanye inkwano ngo mbese twagukosheje ubu byarangiye, wihangane twagukundaga ariko naho ugiye kwahavuga Imana. Twaranywanye twariganye, uyu muryango ni mwiza. Dukwishe n'ibirango bazanye hano, ibirango bazanye hano bavuze ko niwe bashaka n'ibyo birango rwose. Twasanze uyu muryango nta kibazo. Hanyuma rero ubu tuvugana twagutanze, ugiye ngo kugenda ngo kubana na Karemera, kandi nawe watubwiye ngo uramuzi, niko wavuze si mubeshye. Hanyuma rero havuga Imana, reka ngiwe musezereho Jose, bayi musezereho Jose. Rwose wadutekeraga neza, wagitagaho, watwitwayeho igihe kinini, ariko Jose nta kibazo, dukugiye twagukosheje. Humura twagukosheje rwose. Hanyuma havuga Imana nakugezeho rwose. Urabona Jose, aya marira arimo kurira ni iki kiganiro. Uretse havuga Imana baretse nkamusuhuza ko namuguhaye wabaye uretse havuga Imana. nanjye Jose muheruka kera waretse havuga Imana, ndagira ngo umubwire imbere y'aba bantu. Inzoga Imana banje kuyisengera ngo itandabe ko ngatanga ibyo nazi. Hanyuma dore nguyu Jose n'abantu mwazanye bamurebe. Jose asize amavuta, banyirasenge baragusize, bamutunganyije neza, umurebe n'amaso ye kunaniza. Ngira ngo mwamukunze mwabanje kumurambagiza, ariko dore ko tugumuguhaye nguyu. Iki kiganza cyawe ndakizi, nuza kumuhobe uhobere buke, ariko wenda uhaye uburenganzira. Ureba ureho gake wumve. Erega ntugire ngo ariko hari icyo bitwaye. uyu Jose uko muguhaye azasumbye huko ubita imfubyi wibwiriza kurira. wamuramutse ndeba utusubire inyuma. Jose uraho gira umugabo, Imana iguha umugisha. Hanyuma uyu ni musaza we rero, kumuraho sinze kubona muri buze kumuramutsa. Tugere ufata
ufate nta kibazo Imana se ko namumweretse ko no muryango hanyuma bana bazanye ntabwo Imana ngo Josiane yahoze asaba nimushimire Josiane hanyuma kandi namwe muryango wa Josiane twari turi kumwe tumutanga ku mugaragaro bamukoye mwabyumvishe hanyuma rero Josiane nguyu muryango wawe bose babyemeye kugenda ngaho ibindi n'ibindeba Jaime bakugiti dore umuntu kandi ndangwanzana nakuregure ubuguje pe n'uwamurinze nawe uyu munsi wambise ipeti rya generali majoro muzima yewe ntabwo ushaka Josiane wawe uri gukora ushaka kubihagarara aho ngaho ugeze irangiro yewe yaba urashaka kugira umuntu n'umusazi dore se turi kwinyanga burayi yewe twavuze rwose ku mundendere turamurinda ntabwo mba mbonye umuntu nk'uyu uwo muhungu yaramurinze iyo nta mavuta afite yo gutakatira ngo bitaza kumwandura ashyiraho akahushu ahita avuga no mu ndimi adamu we ureba yamaze kubona hino ngo yaravuze ngo yaravugishije nako kuvuga byararoreye akavuga akavuga aratambuka gitore arashinjagira n'isheja dore nguwatize nk'inyambo mama dore ngushenge araje shongore baririmba uwaraje enda ngwino mukunzi ntukabura amata mu nkunguru umwami yaguterekeye ku ruhimbi enda ngwino mukunzi ntuzateruye kugisaba umwami yaguteguriye umutima wanjye egera hino nkwambike impeta naguteguriye enda ngwino mukunzi uyu munsi ni uwanjye nawe bwiza bwanjye dore nguwo nakunze dore nguwo araje aratambuka gitorezwe arashenjagira n'isheja dore nguwo wateze inyambo mama dore nguwo shenge araje ni nyambo mu bakobwa shongore baririmba edisingu araseka amasara gasenazangwe ubwiza bwe burihariye amata y'ababyeyi urayasize wemeye gukamisha dore uduhaye umwaka nyamibwa we w'amatage nyirungu wakuze uteteshwa n'abakubya ikundwa n'indahemuka basaza ba urabe hose nyamibwa tuzahora tugusura urabeho nyamibwa ikeye we uwo mwiza uduteye irungu nyirabayazana ninde ugukuye mu rungano urabeho nyamibwa ikeye we uwo mwiza uduteye irungu nyirabayazana ninde
watewe kabeho ubwiza bw'Imana dore mu bakobwa ubaye igitego bari baramye ubasize utese mutumwe nkabeho we kandi n'urukundo rubushitwe n'ikibatsi cyarwo gikongora rutumye udusiga usanga isonga ryagusendere y'umutima urugori rwiza ntirukwizira tuzasingiza irugushingiye urarwubakiye